Diyaro uko byagenze yego yashwanye n'umugore we, yego arangije umugore we aragenda afata abana abangisha Diyaro, arangije aranabatwara. Diyaro ni umuntu tuziranye cyane. Diyaro buriya akunda kwikorera ubucuruzi, agakunda no gukora ubworozi ndetse n'ubuhinzi. Ni umuntu uzi cyane korora, cyane cyane ingurube, ihene, ya matungo magufiya, arabizi cyane. Diyaro rero ni ibyo bintu yikoreraga. Abana bamucitseho, umugore yamucitseho, imyaka 13 yari ishize irenga. Ubwo se urumva hari urukundo uwo mugore yaba amufitiye? Byonyine kumwangisha abana ni ikintu kibi cyane. Ndagira ngo twihuse cyane. Oya buretse mbanza ngira icyo nkubaza aho ngaho, nk'umuntu w'umujene ubundi ko wenda ujya witegereza ababyeyi ukabona uburyo tuvunika, ngeze amahirwe umuntu akakwanga akakwangisha n'abana ntaba nakuruhuye. Oya gada abana n'abo umuryango buriya nawe utangiye kuvuga gutyo, mpita ntangira gutekereza ntise gadi ni umugabo atangiye kwifuza ko umugore yamwanga akamwangisha n'abana kugira ngo utazabuze ubona uko uhaha. Icyo kibazo rero nkikubajije, waba utaniye na babandi babyara cyangwa bagatera amada bakigendera, twarababonye. uzi impamvu nkubajije icyo kibazo? Nagira ngo numve yuko iyo ubonye umugabo ari kwemera agapfa cyangwa se ari kwihiringa, uha agaciro za mbaraga ari gutakaza. Wenda nko mu buzima busanzwe ushobora kunyura ahantu ukabona umugabo ari ku ishansiye, arimo arahereza itafari riri mu butaka ariterura akarirenza igikwa, nyamara yanasoza akazi amaze kumwishyura 3 cye cyangwa 5, ntasome n'icupa cyangwa se ntarye n'akantu, akavuga ati agahita ashyira gutanga ibirayi by'abana. Yego, abagabo benshi ubu ngubu niko bakora. Icyo kintu rero uba ugomba kugiha agaciro niba uri umudamu, kandi nawe umugabo ukamenya ko izo ari inshingano z'urugo. Njye ntabwo nishimira ko urugo rwasenyuka cyangwa se umuryango wasenyuka. Ntabwo nkunda abana batandukana na ba se na ba nyina cyangwa se bakanga ba se na ba nyina. Sinakunda n'umugabo uturugo. Yego, nizo ni ingaruka. Ubundi no mu burenganzira umwana agombwa, kurya no kunywa birimo kwiga, ndetse no kugira umuryango, kugira ababyeyi bombi. Yego, kugira ababyeyi bombi biri mu by'umwana agombwa. Yego, none ubwo nk'iyo umubyeyi yifasha akangisha abana papa wabo, uwo ababyeyi bameze nk'abo wababwira iki? Ababyeyi bameze nk'abo baba bafite umutima mubi. Yego, mubi cyane. Gufata abana bawe ukabangisha se, urumva nawe ntabwo umukunze. Ushobora kuba warashutswe cyangwa se ukagira irari ry'ibintu yari afite, mwamara kubana byashira cyangwa se byaba wabona undi ufite ibirenze ibyo ukigendera. Reka mbanze nkumvishe indahiro y'umusaza. kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Urabona ko batangiye gusinya gake gake. Urabona ko papa wacu yabonye umufasha mwiza kandi umukunda. Nkaba mbifuriza kuzagira urugo ruhire, bakabana karamata, bakazatandukanywa n'urupfu. Aha, ukivuga ngo papa wacu buretse gato, nkimara kuvuga kuri ibi, ibi ngibi bimaze kuvuga n'iyi audio maze kubumvisha ya Diyaro arahira ndetse n'umugore we. Nayisengira umujinya ndavuga nti kuki muri uku kurahira tutigeze tubonamo Kiramani, tutabonyemo Kibonke, tutabonyemo Garasiane Papa Sava aza gushyigikira
umuntu muri sinema nawe wakoze sinema. Nahise mbona ko muri sinema nyarwanda harimo igikundi, harimo abantu batishimira ibyo abandi bagezeho, mbona ko harimo urwango. Kubona Diaro arahira kubera iki bagiye ku ndahiro ya Irene Murindahabi bakajya no mu bukwe bwa Irene Murindahabi, ariko kwa Diaro ntibazeyo. ngira ngo byo ntabwo wamenya ikintu kibyishe inyuma, ariko bisa nkaho Diaro asa nkaho ari kugenda ava muri showbiz. Oya, ntabwo showbiz yayivuyemo, filime aracyazikora, mbese aracyatanga n'ibiganiro ku macana agiye atandukanye. Ntabwo wavuga ngo Diaro ni umuntu ukomeye. Ntabwo mwibuka ari papa wa Fabiola? Yego. Ntabwo uyu musaza, uyu mupapa ntabwo ari umwagiteri mwiza? Ni umwagiteri mwiza pe. None se ukuntu ari icyamamare, iki kinyamakuru cyitwa Inyarwanda icyo cyagiyeyo, n'abandi bari bariyo ariko bakeya. None se uravuga ko uyu muntu muri sinema nyarwanda nta kintu urubyiruko cyangwa abandi bantu bari kuza muri sinema bamwigiraho? Kirahari kinini bamwigiraho. Ni umupapa mukuru. Yego. Ndetse iyi sinema yigiyemo kera itaraba sinema, yari ikiri Genda Gusetsa. Uribuka ibintu kera bitaga ngo Genda Gusetsa? Oya Gadi, aha ntabwo turi bwumvikaneho neza. Njyewe nkimenya ubwenge, nkimara kumenya ubwenge, iriya filime bita Amarira y'Urukundo niyo filime nabonye mu Rwanda. Nkahita mvuga iyi niyo filime ya mbere kuva navuka mbonye, nkavuga niyo filime. None si byabanje bitaga ngo Genda Gusetsa, urabizi? Ubundi iyo bavuze icyo kintu usobanukirwa icyo bashatse kuvuga? Yego. Genda Gusetsa nyine birasetsa. Oya, ese hajya wowe uri umunyamakuru, uri umwe-influencer? Ndi umwe-influencer njye. Ibaze none nje nkavuga ati wenda kuba umwe-influencer byagushimisha? Nyine niduha abantu agaciro, yego, tujye twita no ku bintu bakoze. Yego. Filime yitwa Amarira y'Urukundo urayizi? Harimo Fabiola na Manzi. Kambi kwibutse. Yego. Intare y'Ingore nawe se yararimo? Intare y'Ingore yararimo, ari we wari umugore wa Diaro. Benshi bakomeje kugira ngo ni n'umugore n'umugabo, ariko ntabwo bari babizi. Ariko twebwe twari tubizi, cyangwa twarebaga tukabibona. Ntabwo yari umugore n'umugabo. Rimwe na rimwe banavugaga ko ari umugore mubi, nyamara ntabwo ari umugore mubi, ahubwo ni umuntu mwiza cyane. Ahubwo buri umubi ni umwanditsi wanditse iriya karaga. Umubi ni umwanditsi, ntabwo ari mubi. None se rega kugira ngo ube mubi, umwanditsi cyangwa se umudirector araza akagutegeka ati wowe nkurikije imico yawe nsanzwe nzi uri umuntu mwiza ugira impuhwe. Ibyo birambike hasi, wambare ishusho y'umuntu mubi, ushobora kuba inyamaswa, ushobora kwicana. Iyo ngingo ntabwo nakuburanya aho ngo ngutsinde, kuko nawe ndabizi wakoze mu bya filime urabizi. Niyo mpamvu ntagomba kugira, ahubwo reka njyewe ninengera abantu bo muri showbiz. Kubera iki tutigeze tubona ba Nyagiso? Yego. Kubera iki tutabonye ba Regisi? Kubera iki tutabonye abantu bakora muri showbiz cyane cyane y'imyidagaduro hano mu gisate cya sinema nyarwanda bajya gushyigikira umusaza Diaro? Icyo kintu ni ikibazo gikomeye. Bisa nkaho bino bintu bareba bakavuga ati uyu nguyu bitewe n'urwego ariho twamushyigikira, ariko uyu nguyu ntitwamushyigikira bitewe n'urwego nawe ariho. Nakabaye gishobora kuba kirimo. Nakabaye mpamagara Diaro yego muri iki kiganiro tukumva uko ameze, ariko ntabwo ari ngombwa nonaha. Wenda turamuhamagara kirangiye kukumva twaba tumutunguye ko ntitwamuteguje mbere y'ikiganiro. Yego. Tukumva uko ameze, tukumva igihe ubukwe buzabera, ariko uri buze kubinkurikiranira kuko nawe uri umuntu mukunda kuvugana cyane. Njyewe wenda haraciyemo iminsi mikeya tutari kuvugana, ariko uze kumuduhamagarira umubaze ubukwe igihe buzabera, natwe tube twajyayo tubutahe, ngo twabanye igihe kinini. Ese nawe ko nabonye ari umuntu wawe, ndetse muhura mukarya n'ifoto, murya ifoto kuriya bikarangira aho ngaho gutyo gusa. Diaro ni umuntu mwiza ugiye inama urubyiruko, mbese buri kintu cyose. Ubundi ikintu namukundiye, ntabwo akunda amafaranga cyane. Ubona ko no mu rugo ntabwo ari we wafashe iya mbere ajya gutandukana n'umugore, ukurikije imico ya Diaro. Kandi ibi ni ibintu nkubwira nanabonye. Urabizi neza Diaro ntabwo akunda amafaranga, agira n'umutima wo gufasha. Buri kintu cyose abantu bo muri sinema barabizi, arabafasha. Yaba ari ku buntu, yaba
udufaranga dukeya nta kintu rwose wamushinja, arabafasha. yego ariko nanone tugomba kumenya igihe ubukwe buzabera kugira ngo natwe tuzashingamo agakote tunigirize. duhari niba ufite umudamu umufate ukuboko mujyane mu bukwe. yego Senkanata rero turimo turagenda tugana ku musozo. yego ariko nakomeje kukwitegereza cyane ndabona usigaye uri ku myako, usigaye uri ku cyangwe. hari umugabo muri ino minsi maze iminsi nkunda kuri social media bita niba ari Joas. neza wagira ngo niwe twicaranye. oya ntabwo Joas wa undi ufite twanwa tumeze gutya bamwita Ezira Joas. ubu ngubu agasigaye yitwa Umujisitoma. Umujisitoma ariko gabo uretse tutarajya muri izo nkuru, ubu gadi ni ikihe kintu kikwanditseho ubu ngubu wavuga ati uyu ni umutungo wanjye? Umutungo wanjye ese nakubese ko ndi CEO cano ni yanjye kwanditseho nyanditseho. kugiye tuvuga ikintu tuba kikwanditseho tuba tuvuga UPI. twebwe imitungo yacu international. oya ntabwo ari umutungo, yaba ari umutungo ariko da uzi ko Kimenyi na Muyango na telefone zitabanditseho, uzi ko bagiye kugabana mu rukiko. ibintu biteye agahinda kubona Muyango nta kintu n'imodoka atunze itamwanditseho, kandi plaque ariho izina rye nibo nararebye neza ntabwo imwanditseho. bagiye kugabana babura icyo bagabana. buri muntu yatashye cy'inkumi, ngo babyita cy'inkumi, sinzi nuko bisobanura. buri umwe nyine uko yaje niko yagiye. nta nzu nta kibanza, yaba Kimenyi yaba Muyango. ibi bintu nawe wabona, nawe sibye cano nta kindi kintu kikwanditse. ariko si ibi bintu nkamwe b'abajeni si byo bibaca intege bigatuma mudashaka? iyo mubona zubakwa ejo zikaba zirahirimye no kureba ugasanga ba bantu burya nubwo bashakanye nta cyizere bari bafitanye. ibintu mwebwe ubu ntabwo bibaca intege? ibi bintu iyo ubibonye uhita uvuga uti byanga bikunda aba bantu ni abanyamitwe, ni abatekamitwe. kubona umuntu nkanjye uku nguku ungana cyangwa nkawe uheka ugasanga n'imodoka utunze ntikwanditseho, mbese nta kintu na kimwe ufite kikwanditseho. none se ntudivorusa? reka dusubire inyuma ho gatoya, hari akantu bagiye kubabwira kuri Diaro. nayo ndimo nkubwira nti Diaro ntabwo ari we wafashe iya mbere ajya kwaka divorce, ahubwo umugore we niwe wamujujubije, amutesha umutwe, arinda iyo amwangisha abana baratandukana. noneho umugore we ashugurika divorce, barayikora. Diaro abatandukanye n'umugore we gutyo. mbifurije kubaho neza, kubyara ahubwo nakobwa, mbese bazahahe baronke, urugo rwabo turarwishimiye. ariko batumenyeje itariki y'ubukwe kugira ngo tuzagende twanegereje amakoti. dukeneye rwose kujyayo. nibyo uriya musaza turamukunda cyane muri sinema, kandi no mu buzima busanzwe ni umuntu mwiza. niyo mpamvu rero ubukwe bwe tugomba kubutaha. dusoza rero n'iki wabwira abakunzi bacu? mbifurije guhirwa, yaba abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo. mbese ndabakunda cyane. ewana ubwo ngubwo ibindi ni ku mutima. ariko hanze kugira icyo mbwira kuri Joas, ndeba wagira ngo ni mukuru wawe. Joas mubona kuriya nabwo bwa mbere mbyumvishe, ariko gusa ndamuzi. ubwo rero muzi kuriya nta kindi, nta kuvuga ngo turasa, abantu basa ntacyo bapfana. yako ngewe ni ubwa mbere numvishe bambwira ko dusa, kandi ubwo ni wowe ubimbwiye, nta wundi urabimbwira. ubwo niba amaso yawe atareba neza nta kundi. rero reka tubashimire mwebwe bakunzi bacu mudukurikira impande n'impande z'isi aho muherereye hose. abavandimwe bacu bari muri diaspora turabakunda cyane. kubana natwe ni ibintu by'agaciro, ariko n'abanyarwanda muri hano mu Rwanda namwe ni ukuri turabakunda kandi tubahoza ku mutima. yewe rero inyuma ya kamera ni Gadi Kwizera, naho imbere ya kamera bamwita Soyinka. ako ngako kaba gahagije, cyangwa se Nathan. Diaro reka tumutura aka karirimbo kavuga ngo abavuga ngo nta gikwe aswe warahinda asezeye, namenye ko ari iby'ubuswa
mbivamo ndabapepeye, abo ni ba Roki, ba Garasiyane, ba Filipita, abo bantu bose banze gushaka ukaza ugashyiraho ba Kitoko, ugashyiraho ba King James. Abo ni abantu bafite amafaranga ariko banze kuvuga bati nguyu umudamu wacu. Yego. Rero ciao ciao, turabakunda cyane.